bakunze ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza tunyuza kuri channel yacu ijuruntirikorerwa TV, channel mumaze gukunda muri benshi kandi mukomeje gukunda. Tunababwira rwose ngo murarike n'abandi, wowe wayiboneyeho ibyiza, wowe yafashije, wowe yakuye mu rujijo, mu rungabangabo, mu butamenya, wowe umaze gusobanukirwa umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu, ukaba waranabatuwe nawo. Mu by'ukuri ndagusuhuje, ariko nanagushimira uburyo ukomeza kubana natwe, uburyo ukomeza kudushyigikira kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare bugere kure. Ariko tunashimira Imana yashyizeho n'ubu buryo bw'ikoranabuhanga, kubera ko ubu birashoboka ko umuntu ari hano abwira umuntu uri muri Amerika, abwira umuntu uri mu Burayi, abwira umuntu uri muri Aziya, abwira umuntu uri muri Afurika yose. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza bukagera kuri benshi, cyane ko bigaragara ko ni ikintu abantu bakeneye, kandi umuntu wese ahava akagera akeneye gusobanukirwa ijambo nyakuri ry'ubutumwa bwiza, dore ko hari n'ibindi nyine bitari ubutumwa bwiza abantu bumvishe kandi bakabyumva igihe kinini, ariko ntibibagirire umumaro. Ubwo rero wowe udukurikira, wowe ubana natwe, turagushimiye, kuko ku mbuga nkoranyambaga hariho byinshi abantu bakurikira, hariho byinshi abantu bakumva, ariko guhitamo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo ry'imbaraga, ijambo ribeshaho, ni ukuri turagushimira kandi tukubwira ngo wahisemo neza. Wahisemo neza aho ibitangaza noneho bikoreka, aho imitima y'abantu ibohoka, aho abantu bava mu rupfu bakagera mu bugingo, aho ubukene bushira bumazwe na Yesu, aho kwigunga gushira, aho amaganya ashira, aho gusuhuza umutima gushira, aho mu by'ukuri kwiganyira gushira, aho mu by'ukuri Imana noneho ibiri mu kazi ko gukiza abantu bayo. Twabwiwe byinshi, twasezeranijwe byinshi, twabeshywe byinshi, ariko ijambo ry'ubutumwa bwiza aho ribonekeye ryaraturuhuye, ryaratubatuye, ryadutuye imitwaro. Hari ukuntu twajyaga turirimba ngo yadutuye imitwaro, yaduhetamishaga ngo rone tugenda twemeye, ariko ubu nibwo umuntu yavuga ngo Yesu koko yadutuye imitwaro, yaduhetamishaga, ubu noneho tugenda twemeye. Mu by'ukuri umutwaro munini uruta iyindi mitwaro yose ni umutwaro w'ibyaha, ni umutwaro wo kubaho umuntu yumva ari umunyabyaha, yumva afitanye ikibazo n'Imana, yumva Imana izamurimbura, yumva napfa azaba yimbutse. Kandi urupfu nta hantu umuntu yenda kuruhungira, nta hantu twenda kurukwepera. Uko byamera kose abantu barapfa, uko bwije n'uko bukeye, turatabara, turashyingura, turaherekeza abapfuye. Bigaragara rero ko natwe ejo ni twebwe. Biba bibabaje, bitangaje, binateye ubwoba iyo umuntu ari mu isi atazi neza ngo nimpfa nzajya he, kandi adafite ubushobozi bwo kwegezayo urupfu, adafite ubushobozi bwo kubuza urupfu kuza. Wapfa urwaye, wapfa utarwaye, wapfa uri mukuru, wapfa uri mutoya, wapfa mu by'ukuri uri umunyabwenge, wapfa uri umuswa, wapfa uri mu cyaro, wapfa uri mu mujyi. Urupfu nta hantu umuntu yabasha kuruhungira. Wapfa ukora siporo, hari abavuga bati umuntu akoze siporo mu by'ukuri yaramba, yakongera iminsi yo kubaho kwe. Niko umuntu yibwira. Umuntu yibwira ibintu byinshi bitandukanye, ariko nta hantu wahungira urupfu, nta hantu warukwepera. Igihe cyo kuza kwarwo nikigera, urupfu ruzaza kandi ruzagutwara. Niyo mpamvu ijambo ry'ubutumwa bwiza, niyo mpamvu ndikunda. Umutwaro w'ibyaha niwo mutwaro uremereye abantu bose, kandi niwo uremereye cyane kurenza n'imitwaro yose. Ijambo ry'ubutumwa bwiza rero riraza rikadukuraho mbere ya byose umutwaro w'ibyaha, rikadukiza ubwoba bwo kumva ko umuntu azarimbuka, bwo kumva ko napfa azaba agiye mu muriro. Ubwo bwoba bumaze kurangira, noneho reka mvuge ngo nibwo n'ibindi byose bigenda bikira. Nibwo n'ibindi byose bigenda bikira. Hari ukuntu abantu bubaka inzu ariko batayubatse ku rutare. Hari ukuntu abantu bashaka kugira ubuzima bwiza ariko budafite ishingiro, budafite fondation. Kuvuga ko ufite akazi keza, kuvuga ko ufite urugo rwiza, kuvuga ko ufite amafaranga, kuvuga ko ufite imitungo, kuvuga ko uba mu gihugu cyiza, kuvuga ko mu by'ukuri ufite amagara mazima, ariko inyuma yawe hari urupfu, kandi utazi ibya nyuma yarwo. Ibyabwo ubwabyo n'agahinda gakabije, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, ni deception, ni total deception. Mbese ni ukubaho ubuzima budafite ishingiro, budafite ireme, budafite ikintu kizima gifatika bwubatseho. Ariko wowe wahisemo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza, kandi Imana ikaguha kurishurirwa,
mu by'ukuri wahisemo neza, kandi Imana yaguhitiyemo neza, kandi Imana yaguhaye ikintu cy'agaciro, ureke ibindi bintu abantu birirwa basaba. Abantu birirwa basaba amazu, amamodoka, abana, abagore, visa, mbese ibintu nk'ibyo. Ariko ikintu gikomeye Imana yaduhitiyemo muri Kristo ni ubugingo buhoraho. Bibiliya ivuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, ntiyabaha inzu, ntiyabaha imodoka, ntiyabaha, ariko ibyo biranahari nyine, bituma itanga umwana wayo. Icyo nicyo kintu abantu bari bakeneye, nicyo baburaga, w'ikirege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo rero nicyo umuntu wese akeneye, nicyo umuntu wese abura. Ariko wowe Imana yabihaye, mu by'ukuri yaguhaye impano ikomeye cyane, kandi nawe uyifitiye ishimwe. Fatanya natwe gushimira Imana, ariko fatanya natwe nanone kubwira abandi batari bamenye icyo mu by'ukuri uburyo Imana ikiza abantu, uburyo Imana iruhura abantu, uburyo Imana ibeshaho umuntu akabaho ariko anariho, atikanga ngo ejo urupfu rwantwara, ejo napfa, ejo nakurwa mu mubiri, naba ngiye mu muriro, naba ndimbutse. Iyo umuntu akimeze gutyo, n'ibindi byose akora ntacyo bimumarira, ntahirwa mu buzima bwe bwose, nta mahirwe abona mu buzima bwe bwose. Ahora yumva ari magorwa, ahora yumva ari uwo gusabirwa, ahora yumva nta kimubonerera, ahora yumva ari mu manegeka, ahora yumva nta buzima bwiza afite. None uyu munsi murabona ko twakoreye hanze, ariko nabyo ni byiza, ni byiza kugira ngo tunishimire nanone iby'Imana yaremye. Iyo urebye ikirere, iyo urebye imisozi, iyo urebye ibibaya, amataba, iyo urebye ibiguruka, izi nyoni zose, ibi byose tureba byari bikwiye kutwereka imbaraga z'Imana, gukomera kw'Imana, ububasha bw'Imana, ubudahangarwa bwayo. Ariko iyo Mana ikomeye gutyo, iyo Mana iteye ubwoba, yahanitse ikirere ikagishyiraho, ikarema ibi byose bikaremeka, ivuze mu ijambo rimwe gusa bigakunda. Iyo Mana nanone hari ikindi kintu nyine gikomeye yakoze. Yafashe umuntu yaremye, uwo muntu akawushywa na shitani, uwo muntu akajya kure yayo, uwo muntu agatakaza kubaho, ndetse umuntu akagabana umugabane mubi wo kurimbuka. Imana ifata wa muntu noneho ishima kumukiza. Biratangaje cyane kubona iyo Mana ikomeye gutya, iyo Mana twese tureba ibyo yakoze tukayitangarira, iyo Mana yifashije, iyo Mana yihagije, iyo Mana itayikeneye umuntu ngo agire icyo ayizanira. Hari abantu bategereza ngo bazahereza Imana amafaranga, ariko se koko urabona Imana ikeneye amafaranga? Imana irakomeye, Imana ifite byose, niyo yaremye byose, niyo ibeshaho byose, nawe niyo yakuremye. Ni ukuvuga ngo nta kintu ibuze, nta kintu ikennye, Imana irihagije. Ntabwo rero ari we wagira ibyo uyiha, ahubwo Imana niyo yashatse kudukiza, niyo yashatse kudukura muri iryo curaburindi, mu uwo mwijima ukomeye. Niyo yashatse kudutabara, kuduteturura, kutugirira neza, kuduha kubaho natwe ngo twongere tunezerwe. Ntiyashimye rero ko umuntu heranwa n'icyaha, ntiyashimye ko umuntu arimbuka, ntiyashimye ko umuntu ajya mu muriro, ntiyashimye ko umuntu agenda buheriheri ngo abeho mu isi ababaye, ahangayitse, adafite umutabazi, adafite umuremyi, atabanye n'umuremyi we. Ahubwo yashimye kongera kugarura umwana w'umuntu kugira ngo umuntu asubizwe mu buzima bwiza yari yarambuwe n'icyaha. Iryo ni ryo pfundo, aho niho hapfunditse, aho niho ruzingiye, niho hazingiye ibindi bintu byose. Gusobanukirwa neza uburyo iyi Mana dutangariye, iyi Mana tubona itangaje, iyi Mana turebera mu byo yaremye tukumirwa, tukavuga tuti what's awesome God. Imana itangaje, Imana idasanzwe, Imana ikomeye, iyi Mana y'icyubahiro. Uburyo yongeye gutekereza ngo reka ngarure umuntu, mugarure mu bwiza bwanjye, reka umuntu nawe mutabare, reka umuntu nawe mugirire neza, reka umuntu nawe nongere mubesheho. Igategura Yesu rero kugira ngo mu by'ukuri aze mu isi ayicungurire abantu. Ipfundo riri kuri Yesu, ipfundo ripfunditse kuri Yesu. Nta kindi kintu umuntu yakora kugira ngo agaruke ku Mana. Gukiranuka kw'Imana kuratangaje, imbaraga zayo ziratangaje, ubushobozi bwayo buratangaje. Ntabwo ikennye ngo tugire icyo tuyihereza noneho ikigendereho itwemere. Oya, urayihereza iki? Nusarura ibi bishyimbo turi kureba ahangaha, ugasarura ibi bigori turi kureba ahangaha, ugaca iki gitoki turimo turareba ahangaha, iyi myumbati ndimo ndareba, ukavuga ngo nahinze nejeje, urabifasha ubishyiriye Imana ngo izajya yanyemera. Ariko se ubikuye mu kwande? Ubundi se ubu butaka bwaremwe nande? Ese ibi bigori byo byaremwe nande? Ese wewe waremwe nande? Ni igiki gihari kitari cy'Imana tuzagishyira Imana none Imana itwemere? Ntacyo, nta na kimwe. Cyakora hari ibintu Imana yagitegeka kera mu isezerano rya kera, abantu bakabigenderaho ntibasobanukirwe icyo byabaga bishatse kuvuga, n'impamvu yabyo n'igihe byategekewe, n'umumaro wabyo, n'uburyo warangiye.
bakavuga bati Imana yarategetse ko abisirayeli bashyira abatambyi kimwe mu 10 n'amaturo, ariko nyine ni mu isezerano rya mbere. Abo batambyi bari bahari bakeneye kurya kugira ngo bakomeze bunga abantu n'Imana. Umwunzi w'abantu n'Imana yarabonetse, ni Yesu Kristo. Yatwunze n'Imana birakunda, aduhuza n'Imana, Imana iratwemera. Bivuze rero ngo ibyo byarangije umurimo wabyo, ahubwo utegereje kumva neza. Icyo ukeneye no kumva neza, ukumva noneho Yesu uburyo yaje mu isi akagutabara, akakunga n'Imana, akaguhuza n'Imana, akakugirira neza, akongera kuguhesha agaciro, ukagira agaciro imbere y'Imana, ukagira agaciro mu maso y'Imana. Imana ikongera ikagukunda, Imana ikakongera ikakwishimira, ikagukura mu bantu izajyana mu muriro utazima, ikakongera ikagushyira mu rubyaro rwayo, mu ishyanga ryayo, mu bana bayo, mu bantu yishimira, mu bantu itekerezaho iteka ikanezerwa. Aho rero niho tugomba gusobanukirwa, aho niho niryo shingiro ry'ubutumwa bwiza, kandi niryo shingiro ry'imibereho. Ntabwo ishingiro ry'imibereho nk'uko batubwira ari ukuva mu cyaro wenda nk'iki turimo turareba ngo wagiye gutura mu mujyi, ngo wimutse, ngo wagiye ngo hanze ngo y'igihugu. Ntabwo ariho hashingiye imibereho myiza. Imibereho myiza iri mu Mana. Muri ibyo aravuga ngo niyo abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha, ngo ibibi ntaho twabihungira. Aravuga ngo ntaho mu isi, ntaho mu ijuru niho iwabo wabizera. Utegereje rero cyangwa ukeneye kuba mu isi uzi neza ko iwanyu ari aho ngaho hatagira ibyago, hatagira amarira, hatagira kwiganyira, hatagira kwicuza, hatagira kubabara, hatagira kurwara, ahubwo abaho ngo bahora banezerewe iteka ryose. Nihuse rero reka dusangire amagambo yo muri Yesaya 61. Turasoma imirongo 2 ihera murongo wa 10 na 11. Ni amagambo meza cyane avuga ngo nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka. Nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Nk'uko ubutaka bumera umumero, kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana hari ikintu yakoze. Yesaya arimo arashimira Imana, arimo aranezererwa Imana, arimo aravuga ngo nzajya nishimira Uwiteka, ngo umutima wanjye uzajya umunezererwa. Ariko kubera iyihe mpamvu? Ese ni ukubera ibi bishyimbo? Nuko nejeje ibishyimbo, nuko nejeje ibigori, nuko ntarwaye? Kuzarwara se? Ko hari n'igihe uzarumbya se? Ntumva ko ishimwe waba ufite ryaba ari igihe gitoya ryageraho rigahinduka? Nuko nabyaye abana, ejo se nibakunanira, niba batakubera beza se, ko ubwo ryashimwe rizahinduka? Nihagira upfa se, ubwo ryashimwe ko rizahinduka? Ariko Yesaya aravuga ngo impamvu yo gushimira Uwiteka, impamvu yo kunezererwa Uwiteka, ngo nuko yanyambitse umwambaro w'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka. Umwambaro w'agakiza, umwitero wo gukiranuka. Ngiyo impamvu yo gushimira Uwiteka, ngiyo impamvu y'ishimwe rya Yesaya, ishimwe ahorana, ishimwe ridahindagurika, ishimwe ry'iteka ryose. Ngo yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka. Imyambaro y'agakiza, agakiza ni iki? Ese aho nawe waba warakijijwe? Aho ntiwibeshye ku gakiza? Ariko agakiza iyo dusomye muri Luka 1:77 aravuga ngo agakiza no kubabarirwa ibyaha. Agakiza Yesaya yavuga yambitswe ni imbabazi z'ibyaha bye, yakiriye imbabazi z'ibyaha bye. Imana yaratubabariye ubwo twari dufite tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu, ikaduha Yesu kugira ngo ashyirweho ibyaha byacu, abihanirwe, hanyuma iduhindurire, iduhe gukiranuka kwa Yesu Kristo. Tuba abakiranutsi ku Mana tubikesha Yesu Kristo, dukuweho urubanza rw'ibyaha byacu byose, kubera ko habonetse igitambo gishyirwaho ibyaha, habonetse ukwiye guhanirwa ibyaha byacu byose. Duhanirwa muri we, Imana imuhana burya nitwe yari ihannye, ni umunyabyaha wari urwanirwa muri Kristo Yesu. Imana rero ihannye Yesu. Burya ikibazo cyanjye n'Imana kijyanye n'ubunyabyaha bwanjye nkomora kuri Adamu cyari kirangiye. Ariko si cyo gusa, nawe ikibazo cyawe cy'ibyaha cyari gikemutse, cyari kirangiye muri Kristo. N'Imana yongeye n'abari mu isi ntiyabikiyora ibicumuro byabo. Abakorinto 2:5-19. Nawe uri mu isi, nawe Imana yunze nawe. Nta kindi cyungo wabona waha Imana, ahubwo no kwizera ko muri Kristo Imana yunze nawe ntiyabike kubaraho ibyaha byawe. Ako niko gakiza.
Yesaya yashima rero aravuga ngo nzajya nshimira Uwiteka, umutima wanjye uzajya umunezererwa, ariko nuko yanyambitse imyambaro y'agakiza akamfubika umwitero wo gukiranuka. Umwambaro w'agakiza, ese nawe wambaye utyo? Nawe wambaye umwambaro w'agakiza, wambaye imbabazi, wambaye ko wabariwe? Ese nibyo wirata? Uriyata ko wabariwe nawe? Ako niko gakiza, ni umwitero wo gukiranuka. Gukiranuka ni ukuhe? Gukiranuka ni kwa kundi Yesu yakoreye mu myaka yamaze mu isi. Imyaka 33 yamaze mu isi yayimaze akiranuka mu cyimbo cyacu, kugira ngo wowe nanjye atubonere gukiranuka twabuze. Gukiranuka tutakwibonera mu mirimo yacu, akutubonera. Hanyuma tuba kiranutsi mu by'ukuri, ariko tubikesha nde? Yesu Kristo, we wishyizeho ibyaha byacu, we wemeye guhanirwa ibyaha byacu byose, ariko katwambika nawe gukiranuka kwe kose. Twaraguranye rero, yatwaye ibyaha atakoze, atwambika gukiranuka tutakoreye, kugira ngo umuntu niyizera ibyo abo mucyanutse imbere y'Imana mu buryo bw'iteka ryose. Ube wambaye neza, ube wikwije, wambara imbabazi z'iteka mu mutima wawe, umenye ngo narababariwe by'iteka. Hanyuma nanambitswe gukiranuka kwa Yesu Kristo, utarakoze icyaha kandi akaba yarakiranutse mu cyimbo cyanjye nk'umucunguzi wanjye, kugira ngo nimbyizera mbarwa gukiranuka kwiwe. Ibyo niryo shimwe ry'abakiranutsi, niryo shimwe ry'abakiranutsi, nuko twagizwe abera, nuko nta rubanza, nuko nta mugayo, nuko nta kimana turyoza, nuko twemewe, twambaye neza, turaberewe. Ikindi dutera guhagarara imbere y'Imana tudatinya, dushize amanga, tunezerewe, twishimanye nayo nk'umuremyi wacu. Tekereza kuba wahanze ibi byose yaba inshuti yawe, ntako bisa. Niyo abandi batagukunda, niyo nta zindi inshuti wagira, ariko nimba ufite iyo nk'inshuti, nimba ufite uwo nguwo nk'inshuti, araguhagije, araguhagije, araguhagije. Abasha kurema umutima wawe, abasha kugukomeza, abasha kukurinda ikibi cyose, abasha kugutabara, abasha kugumutunga umutima uguwe neza, utekanye. Hepfo ku murongo wakurikiye havuze ngo nk'uko ubutaka bumera umumero, ariko tutarasoza uwa mbere ngo nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Uko niko umuntu Imana imwambika, nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Gukiranuka kwa Yesu Kristo kwatugize abantu bari tayari, biteguye kujya mu birori by'Imana, biteguye gutaha ibirori by'Imana. Ndetse duhora mu birori nk'iby'umukwe n'umugeni barimbishijwe, bambitswe imyambaro y'ibirori. Ntabwo umuntu aba agicungira kunezerwa ku munsi runaka w'ibirori runaka, ahubwo umuntu ahora mu birori hashingiye ko yambitswe imyambaro y'ubukwe, yambitswe nk'uko umukwe yambikwa, nk'uko umugeni arimbishwa, nuko nk'uko Imana iturimbisha, nuko nk'uko Imana itwambika, tukaba turambaye noneho, tukaba turarimbye noneho, tukaba turaberewe noneho. Reka kwiyambika. Umurimbyi yavuga ngo nukwiyambure iyo myambaro mibi ngo Yesu akwambikiye y'ubukwe. Bivuze ko indi myambaro yose umuntu yiyambika ni imyambaro mibi, ariko Yesu niwe wambika umuntu imyambaro y'ubukwe, mu by'ukuri akaba yambaye, akaba arimbye, akaba arimbishijwe, akaba yambaye neza. None umurongo wa nyuma wa 11 haravuga ngo nk'uko ubutaka bumera umumero, kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Imana ishimwe cyane. Nk'uko ubutaka bumera umumero, mbese ibintu bihinzwe mu butaka bikamera, noneho niko n'Imana ngo izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Ariko bivuze iki? Bivuze ko mu busanzwe nta gukiranuka amahanga afite, nta gukiranuka umuntu yigirira, kandi ni umuntu uwo ari we wese aho ava akagera. Abantu bose ni abanyabyaha, Roma 3:23, ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Imana rero ibonye ko nta gukiranuka dufite, nta nuko twabona mu mirimo yacu, ngo yashimye kumeza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Niyo ubwayo yazanye gukiranuka mu mahanga yose. Kuramera, iragutera kuramera. Mbese gukiranuka kwarabonetse, gukiranuka kwarabonetse, ariko kuvuye ku Mana ubwayo idushakira uwo kudukiranukira ari we Yesu, kandi yarabikoze, kandi byarakunze, kandi Imana yarabyemeye. Noneho
iyo ubyizeye ubaye umukiranutsi aho waba uri hose, ngo ni imbere y'amahanga yose. Imana yamejeje gukiranuka ariko nishimwe imbere y'amahanga yose. Biravuze iki? Binavuze ngo kandi wamaze kuba umukiranutsi na niwe ufitiye Imana ishimwe, niwe wabasha gushimira Imana bigakunda. Nta shimwe ry'umunyabyaha, nta shimwe ry'umuntu ujya kurimbuka, ntaryo. Washima iki se? Ariko wamaze kuba umukiranutsi ubasha gushimira Imana bigakunda. Urishima cyangwa se uranezerwa, umunezero kandi uhoraho, umunezero w'iteka ryose, ariko wamara kunezerwa nawe ugashimira Imana. Aya magambo turi gusoma mu gitabo cy'ubuhanuzi, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni ikigaragaza ko abahanuzi bose kuva kera Imana yagiye bahishurira ko igihe kizagera kwa gukiranuka abantu babuze, kwa gukiranuka kwananiranye, noneho Imana ikakubonera abantu, noneho ukwakiriye akaba umukiranutsi akabonera Imana ishimwe, agahora ashimira Imana ariko ayishimira ku bwande ku bwa Yesu Kristo. Reka rero ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreza, ariko wowe utarizera ubutumwa bwiza, wowe ugishidikanya, gukiranuka kwarabonetse, nacyo gitera abantu gushimira Imana, ariko nacyo gitera abantu kwishima nanone, kwishimira kubaho, kumva uriho wishimye, kumva uriho unezerewe. Fondation, umusingi, ipfundo ni ukumenya neza ngo narababariwe, naremewe, nta kibazo mfitanye n'Imana iwacu ni mu ijuru. Imana ikakwambika umwambaro w'agakiza n'umwitero wo gukiranuka. Agakiza ni iki? Ni ukubabarirwa ibyaha. Gukiranuka si ukureka ibi n'ibi kwawe no gukora ibi n'ibi kwawe, ahubwo gukiranuka ni ukwambara gukiranuka kwa Yesu Kristo, we wakiranutse bigakunda akatubonera gukiranuka twebwe twabuze. Niba utarakanda subscribe bikore, kubera ko ibiganiro byacu birakomeza. Sharing ibiganiro byacu, bwira abandi amakuru. Niba ushaka kujya kuri group WhatsApp yacu ni 0784 42 57. Niba uri hanze no gushyiraho guteranya 250 7 8 4 2 5 tukabana mu biganiro byose. Amahoro y'Imana rero abane n'abizeye Yesu Kristo bose bakaba intungane kubwe none n'iteka ryose. Amen.